Ikaze kuri Patrick the Motivator. Uyu munsi ngira ngo muri kubibona umuntu bazaniye muramuzi yitwa Gihuni. Gihuni niko muri filime ya Squid Game aba yitwa, ni umupapa ndetse n'umugabo nyine ukaba umuzi muri iyo filime. Iyi filime yayikinnye mu mwaka wa 2021 nibwo iyi filime yaje. Tugiye kumenya byinshi kuri uyu mugabo wayikinyeho ndetse turamenya n'amagambo meza yavuze. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye cyane, umugabo ukomeye umaze gutera imbere muri sinema ku isi hose. Ndagusaba rero kugira ngo uze kubana natwe kugira ngo umunota wa nyuma ubashe kureba ino video. Ahanga ni kuri Patrick the Motivator, niba utarakora subscribe uhita uyikora aka kanya, ubundi tugiye gutangira tubanze tumenye ubuzima bw'uyu mugabo, ubundi twumva amagambo akomeye uyu mugabo yagiye atangaza ku giti cyiwe. Ubundi uyu mugabo amazina ye nyakuri yitwa Lee Jung-jae. Lee Jung-jae akaba yaravutse ku itariki 15 Ukuboza mu mwaka w'1972 ndetse akaba yaravukiye mu murwa mukuru wa Korea y'Epfo ariho Seoul. Ndetse uyu mugabo mu bwana bwe yakuriye mu muryango wari uciriritse. Se yakoraga ubucuruzi ariko nyuma biza kwanga, biza gutuma rero umuryango wabo ujya mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Uyu Lee Jung-jae ndi kukubwira yakuze atisanzuye cyane mu buryo nyine bw'ubukungu nk'uko ndi kubikubwira ko, kandi ibi byagiye bigira uruhare rukomeye mu myumvire ye y'ukuntu nyine yaje kwitwara mu buzima, ndetse akaza kugerageza ibintu byinshi cyane bitewe n'uko nyine yakuze akiri muto. Uyu mugabo rero ndi kukubwira Lee Jung-jae cyangwa se Gihuni, amashuri ye yize muri Dongguk University i Seoul. Ni imwe mu mashuri akomeye cyane hariya muri Korea y'Epfo, ndetse yahakuye impamyabumenyi y'ubugeni yo muri arts mu bugeni ndetse no mu ikoranabuhanga ry'ikinamico n'amafilime aribyo Theater and Film Studies. Ni umugabo urumva ko yarayize, nawe ni umunyamashuri. Akaba rero uyu mugabo yaragiye akora ibintu bigiye bitandukanye. Ubundi Lee Jung-jae ntiyatangiriye mu gukina filime, ubundi mu gukorera amafaranga kwiwe nyine mu gutangira guponda ubuzima, ntabwo yatangiriye mu mafilime, ahubwo mu ntangiriro yabanje gukorera muri cafe nk'uwakira nyine cyangwa se aba waiter. Yakoraga nyine aseriva, yari umuseriveri. Ikindi kintu mu mwaka w'1990 nibwo yinjiye mu mwuga wo kumurika imideri cyangwa se ibintu bya modeling, maze mu mwaka w'1993 naho yahawe amahirwe yo gukina muri filime ya sitcom. Sitcom ni sitting comedy nyine, naho yakinagamo yitwaga Dinosaur Teacher. Nibwo rero yatangiye ku rugendo rwe rw'umwuga wo gukina ibi bintu ari kugenda akina muri ino minsi, ari nabyo mwamumenyeyemo abantu benshi. Mu mwaka w'1994 rero yakinnye muri filime The Young Man, akaba ariyo yatangiriyeho. Yerekanye ubuhanga budasanzwe muri iyi filime, biza gutuma atangira kwamamara mu buryo bukomeye cyane, aza kumenywa n'abantu benshi cyane. Mu izamuka rye rero n'ubuhanga n'uko yagiye yigaragaza, yakinnye muri filime ya City of Rising Sun mu mwaka w'1999. Iyi filime yaje kumuhesha n'igihembo cy'umukinnyi witwaye neza cyangwa se umukinnyi mwiza. Yakomeje gukina andi mafilime menshi arimo Email, The Housemaid, mu gihe musize abantu bakunda kuri amafilime. Iyi Housemaid yakinnye mu mwaka w'2010 ndetse akina n'iyitwa New World mu mwaka w'2013, akina n'iyitwa Deliverers from Evil mu mwaka w'2020. Yaje gutangira rero kuzamuka kuba icyamamare ubwo yinjiraga muri filime ya Squid Game mu mwaka w'2021. Iyi filime nibwo yayinjiyemo, kuko niwe twavuga ko ari main actor w'iriya filime yitwa Lee Jung-jae. Yabaye icyamamare ku isi yose kubera iriya filime mu mwaka w'2021 ubwo yakinaga nyine yitwa Song Ji-hoon.
Songo Gihuni niko yitwa muri la filime. Muri Squid Game nyine yanditse ibihembo, yagiye atsindira ibihembo bikomeye biturutse kuri la filime, harimo icyitwa Emmy Award nk'umukinnyi mwiza wakinnye amafilime y'uruhererekane, ndetse atsindira n'ikindi gihembo cyitwa Critics Choice Award n'ibindi bihembo byinshi. Ku kijyanye n'umuryango rero, uyu mugabo ntago afite umuryango, nyine ntago akunda kugaragaza umuryango we cyane, kuko ntago akunda kuvugaho bitewe n'ubuzima avuga ko yabayemo, ntago akunda kubishyira hanze ku babyeyi be, ntago amazina yabo akunda kuyashyira hanze mu binyamakuru, ntago bikunda kumenyekana. Ikindi kintu uyu mugabo azwiho cyane ni ku bijyanye n'urukundo. Bivuga ko Lee Jung-jae ari mu rukundo n'umugore witwa Im Sung-byong, akaba ari umukire ufite aho ahuriye n'uruganda rukomeye hariya muri Korea rwa Daesung Group, ni uruganda rukomeye cyane. Akaba ikindi kintu nakubwira kuri uyu mugabo wamenya, Lee Jung-jae ni rwiyemezamirimo, akaba afite kampani nyine y'itangazamakuru n'ikinamico yitwa Artist Company, yayishinze afatanyije n'umugabo witwa Jung Woo-sang. Mu mwaka wa 2022 kandi yanditse anayobora amafilime nka filime yitwa Hunt. Iyi filime nayo yaje kumugaragaza nk'umudirector mwiza, umuntu ushobora kuyobora filime mwiza. Uyu mugabo rero kubera ibintu byinshi agenda akora, agenda nyine urumva akuramo agatubutse, kuko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2024 kujya mu mwaka w'ibihumbi 2025 uvuga ko uyu mugabo afite umutungo ugereranywa hagati ya miliyoni 10 z'amadolari ndetse na miliyoni 15 z'amadolari y'amanyamerika. Hari naho usanga bivuga ko nyine afite miliyoni 20 z'amadolari, cyane cyane ko kubera aho yaziye muri Squid Game. Ni umugabo rero wumva ko afite ibigwi, afite ibintu byinshi azwiho, ndetse amaze no kugenda yiteza imbere mu buryo bufatika nyuma yo kuba icyamamare. Bivuga ko rero kuri episode imwe muri Squid Game yayikinaga hagati y'amafaranga ibihumbi 250 by'amadolari n'ibihumbi 300 by'amadolari. Ariko mu gihe Squid Game yamaraga kujya hanze yamaze gukundwa, uyu mugabo ngo yaje kwita apropoza kuba yazajya ahabwa miliyoni 1 y'amadolari ku gukina episode imwe karaga episode agace kamwe ureba, akaba agahembwaho miliyoni 1 y'amadolari kugakina. Ubwo niba hasohotse episode 8 akaba afite miliyoni 8 z'amadolari. Uyu mugabo rero urumva ko ni umugabo ugenda ukorera amafaranga, afite ubutunzi bugiye bukomeye rero hari muri Korea. Ariko ntabwo ibi ngibi ari byo tujye gutindaho, ahubwo reka tujye twigira mu magambo uyu mugabo yavuze amagambo akomeye, icyo ngusaba no kugira ngo wicare ahangaha utege amatwi, ubundi tuze kugendana akantu ku kandi. Niba utarakora subscribe hita uyikora, kuko ugiye kumva amagambo meza. Yaravuze ngo niba ukora cyane, if you work hard, you will realize that an opportunity is another opportunity. Yaravuze ngo niba ukora cyane uzabona ko amahirwe azana andi mahirwe. Niba uri umuntu ujya ukora cyane uzabona ko amahirwe azana andi mahirwe. Irindi jambo yaravuze ngo life doesn't go exactly the way you hope, always you can do it. All you can do is keeping working hard. Yaravuze ngo ubuzima ntago bujya ahantu tuba dushaka ko bujya cyangwa se ahandi tuba twifuza ko bujya, ahubwo wowe ikintu wowe ugomba gukora ni ugukomeza ugakora, kandi ugakora cyane mu byo ukora, ugakomeza ugakora cyane mu byo ukora, kubera yuko ubuzima ntabwo bujya bitujyana ahantu twebwe tuba dushaka kujya. Irindi jambo yaravuze ngo I never imagined I have achieved this kind of success. Ati ntabwo nigeze ntekereza ko nzagera ku gutsinda cyangwa se nzagera kure bingana kunguku. Iri jambo rikomeye, abantu benshi bijya bibabaho ugasanga yageze kure ariko ari ahantu atigeze atekereza. Bisobanuye yuko nawe ahantu waba uri no munsi, ahantu waba uri hariho hose, ushobora kuzagera ahantu utari gutekereza muri uno mwanya wowe ukomeje ugakora. Wihate gukora.
gukora. Irindi jambo yaravuze ngo ugomba gusobanukirwa ko icyo ushaka gutanga, ugomba gusobanukirwa icyo ushaka gutanga n'uburyo ugomba kugitangamo mbere yo kugitanga. Ugomba gusobanukirwa icyo ushaka gutanga n'uburyo ugomba kugitangamo mbere yo kugitanga. Ugomba gusobanukirwa uburyo ugomba gukina n'ibyo ugomba gukina mbere y'uko ujya kubikina. Irindi jambo yaravuze ngo ikintu cyonyine ufite gukora ugakora ni ugukora cyane. Ikintu cyonyine ufite gukora ni ugukomeza ugakora cyane, ntuhagarare, ntureke, ntucike intege. Irindi jambo yaravuze ngo ntabwo nigeze ntekereza ko nzaba umukinnyi mwiza igihe nari nkiri umwana. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzaba umukinnyi mwiza igihe nari nkiri umwana. Ngo gusa bitunguranye amahirwe yanyizanye imbere, nanjye ndangije ndayafatirana nyine ndayakoresha. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzagera mba umukinnyi mwiza nkiri umwana, ariko amahirwe bitunguranye narayafashe nanjye ndayakoresha igihe yanyizanye. Ubwo natwe icyo tugomba gukora ni icyo ngicyo, gufata amahirwe akiza niba uyabonye. Hari ibintu utari gutekereza ko uzakora ariko ushobora kuzabonera amahirwe mu minsi iri imbere. Ijambo rya karindwi uyu mugabo yaravuze ngo urugendo ndimo ni amahirwe nahoze ntekereza kugira, ni amahirwe mashya nahoze ntekereza kugira. Urugendo ndiho ni amahirwe mashya nahoze nshaka, nahoze nifuza. Bimwe twavuze ejo ngo niba ushaka kugera ku cyo wifuza ukore icyo ugomba gukora. Niba ushaka kuzakora icyo ushaka ukora icyo ugomba gukora. Ijambo rya munani uyu mugabo yaravuze ngo bishobora gutera ubwoba kuba warazamutse, ariko byari gusa igihe gito kandi bizarangira. Kuba waratumbagiye ukazamuka, nyine kuba umusitari, kumenyekana, bishobora kuba biteye ubwoba, ariko nyine bigutera ubwoba mu gihe gitoya, ubundi byarangiza bikaza kurangira. Yaravuze kandi ngo inshuro nyinshi nasezeranye kumarana umwanya munini n'umuryango ndetse n'inshuti, ariko sinigeze mbibasha. Abantu benshi bibabaho gusezeranya umuryango ikintu ukavuga ati nyine nzagerageza mbabe hafi, ariko ugasanga umwanya n'akazi kawe iyo wamaze gukora birabura, ukababurira uwo mwanya. Tujye tugerageza. Ijambo rya 10 uyu mugabo yaravuze ngo buri muntu wese wageze ku ntsinzi, cyangwa se buri muntu wese w'icyamamare wagize ikintu ageraho, afite inkuru yiwe yihariye itandukanye y'ubwamamare bwe. Buri muntu wese wageze ku isonga cyangwa se watsinze, wabaye gutsinze mu buzima, afite inkuru ye y'ubwamamare bwe. Uzasanga nka Sina Gerard aba afite inkuru ye yihariye n'undi muntu, ukumva izo nkuru nyine ziratandukanye kandi koko cyane. Niyo mpamvu rero nawe uzagira inkuru yawe, nubwo uri umutsinzi, niba ugomba kuzatsinda, uzagira inkuru yawe, ntabwo uzagira inkuru isa n'iya runaka. Ijambo rya 11 yaravuze ngo ntekereza ko sosiyete yacu ikeneye abantu nka Songo Gihuni. Atekereza ko sosiyete ku isi ikeneye abantu bameze nka Gihuni. Gihuni muri filime abantu baramuzi. Avuga ngo ntekereza ko sosiyete ikeneye abantu bameze nka Songo Gihuni, bafite ubutwari bwo gukora icyo umutima wabo babwira cyose. Ntekereza ko sosiyete yacu ikeneye umuntu ukora icyo umutima we ushaka gukora. Abantu benshi biriya bintu bituma bagera ku nzozi zabo. Ijambo rya 12 yaravuze ngo gumana uwo mutima wo kumaramaza, kubera yuko abantu rimwe na rimwe babona ko ari ibintu byoroshye, nyamara ari umwanzuro ugoye kuwufata. Gumana uwo mutima wo kumaramaza, kuko ushaka ibintu, ugumane uwo mutima wo kuba ufite imbaraga, uwugumane, kuko ni umwanzuro ugoye, nubwo abantu batajya bawuhereza nyine agaciro ngo bumve ko ari ikintu gikomeye.
Irindi jambo rya 13 yaravuze ngo maze igihe kinini ndi mu mwuga ariko ntabwo nigeze numa uyu mwuga nyine umwara ugire wawo burundu. Maze igihe kinini ndi mu mwuga ariko ntabwo nigeze numa uyu mwuga umwara ugire wawo burundu. Ijambo rya 14 uyu mugabo yaravuze ngo I think it was only about 6-7 years into acting that I truly realized how joyful it is to create something together. Ati ntekereza ko byantwaye imyaka igera hagati y'6 n'7 kugira ngo mbashe kubona koko ukuntu ari byiza kuba ushobora gukora ikintu uri hamwe n'abandi, kuba ushobora gukora ikintu muri timu utari umuntu umwe ukagikorana n'abandi. Ati ntekereza ko ari ikintu cyiza. Ijambo rindi yaravuze ngo kubera iki. Ijambo kubera iki niryo jambo nkunda nkoresha mu gihe ndi gusobanura urugendo rw'ubuzima bwanjye. Ijambo kubera iki niryo jambo nkoresha mu gihe ndi gusobanura, igihe cyose ngiye gusobanura ubuzima bwanjye, ngiye gusobanura uwo ndiwe, ngiye gusobanura urugendo rwanjye naciyemo. Niryo jambo nkoresha, ijambo kubera iki. Kubera iki ngiye, kubera iki, kubera iki biriya, kubera iki biriya. Ijambo kubera iki. Irindi jambo yaravuze ngo ugomba kumenya icyo ikintu ndetse n'impamvu byose byagiye biganisha ku byo ubona. Ugomba kumenya cyangwa se uzamenya impamvu ibyo bintu byose byagiye biganisha ku byo ubona. Hari umuntu muhura mu buzima ukaba utazi impamvu nyine, ariko ukazamenya impamvu yaje mu buzima bwawe, ugasanga ni wa muntu wagombaga kugucalenjinga, wagombaga kugutesha umutwe kugeza uko uzakomera ukabasha kugenda ugatambuka ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Irindi jambo yaravuze ngo ngerageza kubaho mu kuri no gufata isongo gihuni nk'umwe mu mirimo gusa. Ngerageza kubaho mu kuri no gufata umukinnyi nyina ndi muri filime nk'umwe mu murimo nkora. Ariko nyine ku isi ntabwo ariko bigenda. Iyo umuntu twamaze kumubona mu mafilime uhita usanga mu buzima tuba twamushyize muri cya gihe. Uzarebe hari abantu batinya umuntu wakinnye muri filime akangana, bahura no mu nzira akiruka. Irindi jambo yaravuze ngo byari byiza. Yaravuze ngo byari byiza kuri televiziyo ariko nyine byatumye habaho nyine, cyari ikiganiro cyiza kuri televiziyo ariko cyatumye habaho ibibazo bikomeye kandi bifite umumaro. Ati byari byiza kuri televiziyo, yari show nziza, cyari igitaramo cyiza kuri televiziyo ariko byatumye habaho ibibazo bikomeye kandi bifite umumaro. Hari ibintu utajya wibaza ariko ukabyibaza mu gihe gito, mu gihe cya gihe hari n'umuntu uhura n'umwana akamubaza ikibazo, yarangiza icyo kibazo ukagenda akibaza ukazabona yakuyemo ikintu kinini cyane kigari. Irindi jambo nakubwira aka kanya yaravuze ngo byibuza ubu ngubu mfite ibyibura ubumenyi burenzeho, nshoboye kwishimira icyo nkora. Nyine byibuza ubu ngubu mfite ubushobozi, namaze gusobanukirwa, mfite ubushobozi bwo kwishimira ibyo nkora n'uwo ndiwe, nishimira uwo ndiwe. Irindi jambo yaravuze ngo ntekereza ko twese twanyuzemo ibintu bisa mu isi yose. Ntekereza ko twese twanyuze mu bintu bisa mu isi yose. Ni ijambo rikomeye. Abantu benshi buriya imihangayiko y'abantu myinshi irasa. Ushobora kubugira ku wa mbere undi akabugira ku wa kabiri, ariko buriya hari igihe usanga ku mashuri niho wasangaga abanyeshuri uno munsi bari kwishyuza mugenzi wawe wiga mu ishuri ryo hirya, ejo akaba ari we bazamo. Irindi jambo yaravuze ngo we must help one another and we must find
a way forward. Ati tugomba gufashanya, ukamfasha nanjye nkagufasha kugira ngo tubashe kubona inzira yo gukomeza urugendo nyine rw'ubuzima, kugira ngo tubone uko dukomeza. Ijambo rindi yaravuze ngo niyumva nk'umuntu, numvise mpinduka nyine mba umuntu ugira amarangamutima kubera filime, kandi amarangamutima arazigera mbaho kubera nyine akazi akora, hari amarangamutima asigaye yiyumvamo kubera ako kazi kandi atazigera avaho. Irindi jambo nakubwira muri aka kanya ni ijambo yavuze ngo ibikorwa bito byo gushimira bishobora kugeza umuntu ubutwari ndetse n'imbaraga. Bishobora kugeza umuntu ubutwari ndetse n'imbaraga. Ibikorwa bito byo gushimira bishobora kugeza umuntu ubutwari ndetse n'imbaraga. Yaba ubushimira, yaba nawe bagushimira. Ibikorwa bito, kuba ushoboye gukora igikorwa gito ngiye nkagushimira, bishobora gutuma ugera kure, bitewe kuko hari abantu baba bakeneye kumubwira ngo ndagushimiye, ibyo bibuza icyo kintu. Udakeneye amafaranga yawe, adakeneye icyo akeneye ko umubwira ati ibintu ukora ni byiza, ibintu ukora bimeze gutya na gutya. Ijambo ribanziriza irya nyuma riravuga ngo mu gukina, impamvu no gutekereza ibintu ngo ibiki, ngo kubera iki, bituma uta umurongo, bituma utumva nyine ko urimo. Uba ugomba kwihuza n'ibyo ugiye gukina, warangiza ugatuza. Ni kimwe n'utuzi umuntu aba akora. Iyo ugiye mu gutekereza ibintu byinshi, birangira utaye umurongo bya bintu byawe ushaka kujyamo. Hari igihe uba ugomba gukora ibyo ugomba gukora, utagiye gushyiramo ibindi bintu byinshi cyane. Ijambo rya nyuma nakubwira uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo gumana wa mutima wawe umaramaza. Iri jambo narivuze ariko ndarisubiraho ndisorezeho. Yaravuze ngo gumana wa mutima umaramaza, kuko abantu benshi ntabwo bazi uburyo, ntabwo bashoboye gufata umwanzuro wo kugira uwo mutima nyine umaramaza. Ibyo ngibyo bituma batekereza yuko ari ikintu cyoroshye mu buzima, kandi nyamara uriya mwanzuro wo kumaramaza, wo gushyiramo imbaraga, wo gukomeza, ni ikintu gikomeye mu buzima. We gumana uwo mutima, gumana uko kumaramaza kwawe, bizagufasha kugera kuri byinshi. Ni amagambo akomeye, ni amagambo y'uyu mugabo yitwa Song Ji-hoon, niko muri filime uzareba ejo bundi izaba yitwa. Ndagushimiye rero kuba wabashije kuba uzanga kuri Patrick the Motivator. Gukora subscribe nicyo ngusaba, ubundi warangiza ukazajya ubona abantu beza. Ushaka wanatubwira n'undi muntu ushaka kuzabona ijambo rye rikomeye ukaryumva nkari gukorera rwose, nta kibazo. Abantu bose kuba twabageraho byakunda. Niba hari umuntu ukunda umurimo wawe, batubwira tukaba twabigukorera. Ndagushimiye cyane. Imana ibane nawe kandi kubagira n'iby'agaciro. Ubwo like ndakeka mwayishyizeho na comment niba muyifite. Naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde. Patrick the Motivator. Ciao ciao.